ku mashuri se ubu ngubu mufite ikibazo cyo kujya mu mashuri iyo byarabuze mushoboye kurera byaraho dushoboye kurera bari kuvuga ngo mubyaro mushoboye kurera ntabwo muba mubyumva aho dufite baraduhagije nta kimece ntacyo mfite giti ese twa gitifu gitifu muwakanisha uzi tuno tuboro ese ko tubaye dutoya we ese ubundi ugafungura ugashyira ugacomekamo akandi gasinga cyangwa iyo gacitse nyine bisa gusudira wambabare wa mugabo we n'ibi ngibi nkareba ko bingwa amahoro niyo wabiciye se ndi kwereka abanyarwanda uburyo muri gukanisha abanyarwanda bari hanze bari hanze n'abari mu Rwanda se abanyarwanda bafite imodoka uyu niyo mukanishi wa mbere hano muri Karongi wa mbere uzi gukanisha imodoka wareba utuntu ari gukora utuntu wamenya yuko tubaho nawe niko kora accelerateri ubu ngubu tutariho ntago imodoka yagenda umuriro nshakura he wakagiserera wapi kabibura ayiwe imodoka ifite utuboro duto koko so niko nta hantu hajemo ingese ntaze nyine kubera hari umuriro urumva nk'agasinga kaba karagagaye hano kaba kameze nk'uruko iyo gakojejeho rero nk'ikintu uri guhanagura imodoka gahita gacika muri make nawe kaba korohereye korohereye nta hantu kajya ariko kubera ubushyuhe karagenda kagatogota ariko n'uburyo kagaragara kaba karakomeye byahatari wize gukanika ryari ibintu ubundi wabyize ryari gukanika muri 99 ubu imyaka 20 nduzi ko ari n'irindwi irashize ukanika ariko mwatangiye ukanika zino modoka za automatique ntazibamo imodoka za automatique rega buriya zariho ariko abanyarwanda bataramenya kuzitabira ibyiza byazo uze mu Rwanda hari umuntu nako muri Karongi se wahereye ukanika hari umuntu uzi wayigiraga imodoka automatique za automatique ubundi giye nazihereye aho bita Kamanyura hariya hara muri Kongo ejo bundi nari impari rero nahagana he haravira mu mujyi hamwe akanika zira zavaga mu Burundi za modoka z'abarundi zose ziba zigenda akabungu ushana n'urugamba ngo rugeze kuri narwo hari bashaka amahoro tujye kwikorera akazi ikintu cyababaje abaturage nuko bafunze uriya mupaka kandi uriya mupaka wariragaho abantu benshi ariko bageze muri Uvira kera wenda ngeje ubu nahageze abaturage barahunze baravuyemo natwe twahageze muri za 94 natwe turi guhunga kumwa nasura mujyi wa ruhari nyine mujyi wa Uvira Uvira ishobora kuba ari yakera so Uvira impamvu bayirwanira ni iyi nuko ari kiriya cyambu cyanoze cy'u Burundi kuri cyo wenda nabonye cya danger cyane kubera iriya nyanja ahantu hose rega buriya hahurira ibihugu byinshi baba bagomba kwicanga kavuga ati ngewe ndabona aho wanjye umugabane nanjye mboneho wanjye umugabane ariko iyi moteri ntabwo ari iyi modoka ese wabimbwiye harya
wambwiye ngo iyi moteri ntabwo ari iyi modoka. iyi moteri iyi moteri ni bose sindi bashyizemo n'indi bashyizemo. Yes, banyarwandakazi mba nagiye gukoresha imodoka ya boss wanjye, ariko sinzi ngo ibintu yapfuye. Iyi ni batiri muri kuyibona, njya mbereka, njya bigisha. Iyi ni batiri, igikondo cyavuyeho gisubizaho nyine imodoka igakomeza ikagenda. Ahangaha hasi bahita ngo muri kuruwa. Ahangaha ni aho amazi yasuye garasi. Ahangaha niho hajya amazi ya moteri nyine. Iyi ngiyi muri moteri nyine muri kubibona tu, ni moteri. Ahangaha niho wapompa imyuka, ahangaha niho hajya amavuta yanuze ya moteri. Singiye imodoka sindayiberetse, muzavuge ko ari icyo ntabigishije. Icyo ntabigishije muri iyi modoka ubwo sinzi aho muzagikura, gusa nyine ibyo byose mba mbiberetse. Ni Olivier wanyu, iyi ni N1 TV. Kwa subscribe, like, share ndetse na comment. Ikinzanya ngenda nkwereka byinshi bigiye bitandukanye. Ako none icyo kiboro ngiye cyane n'ubwo undi yo ni toronovise, ni pensi, ni icyuma, ni ibiki.